hari umwana umwe yabajije se ati papa ko numva rwose ibintu umubiri utangiye kumbaza ibintu utajya gumbaza nari umukobwa mba bimeze gutya na gutya atubwo nuko urya urusenda rwinshi urusenda arugabanyije n'undi umuriro urakomeza uraka. Kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku rubyiruko yego ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibishitani, ntabwo ari icyaha, ntabwo umuntu aba atewe n'abadayimoni, birumvikana. Ni mu ntandukanyirize ubushake bw'imibonano mpuzabitsina n'irari ry'ubusambanyi ni bimwe cyangwa biratandukanye. nk'abantu tugira izo desires nyine kandi ntacyabihindura keretse nyine ugiye ukareba ikintu kibitera ikindi ni ukureba nyine nimba muri izo mbuto z'Imana itubwira harimo self control. ubwo nyine iyo ufite self control nabyo bigufasha kukirinda. Youth for Christ Rwanda ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ufite intumbero yo kubona urubyiruko urwo ari rwo rwose mu gace akariko kose ruhabwa amahirwe yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nicyo Youth for Christ ikora. Ibyo dukora byose naho ngaho biba bigamije kugeza. Rero turabashimira cyane kuba mukurikiye ibi biganiro. Ndi kumwe n'abagenzi banjye mu minsi yashize kwabaga turi babiri, ubu ngubu turi batatu, turi kumwe n'umujene. Ndagira rero ngo ariko reka duhere ku mujene, sibyo? Buri wese afata umwanya yivuge asuhuze abakunzi bacu. Murakoze cyane. Mwiriwe mwese, amazina yanjye nitwa Aline Ingabire, nkaba nishimiye kuba ndi hano. Murakoze. Nanjye nitwa Placide, ntabwo ari ubwa mbere mbaye muri ibi biganiro, nanjye ndi umwe mu bakozi ba Youth for Christ. Jewe Ndisengimana Jean Marie Vianney, mumaze kumenyera amazina yacu. Placide twakoranye ibiganiro bitari bikeya, Aline nawe turamwakiye mu izina rya Yesu. Amen. Kandi turibwira ko turi bugire ibiganiro byiza. Umusemburo w'impinduka rero tumaze kuganira kuri byinshi, ariko cyane nk'uko twabivuze bigamije gufasha urubyiruko kugira imibereho myiza, kubaho neza, ubuzima bwiza mu nsanganyamatsiko yitwa sobanukirwa igihe cyawe cyangwa se imyaka yawe umenye uko witwara. Ni insanganyamatsiko twakuye mu gitabo cyitwa Bibiliya, mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, aho batubwira bene Isakari ngo bari abanyabwenge bwo kumenya ibihe no gusobanukirwa icyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Icyo dushaka ni ukugira ngo urubyiruko rwacu rusobanukirwe imyaka yarwo. We rubyiruko usobanukirwe igihe cyawe, umenye amahirwe ufite mu gihe cyawe, ariko umenye n'ibibazo bikugarije kugira ngo amahirwe uyabyaze umusaruro, ibyago nabyo byirinde kugira ngo ubeho ubuzima bwiza buguhesha agaciro, ariko cyane buhesha Imana icyubahiro. Uyu munsi iyo tujye kuregana ku kindi kintu urubyiruko rwifitemo, ni ikintu gishobora kuza gutangaza abantu benshi, ariko turebe ese icyo kintu ni icyaha, icyo kintu ni kibi cyangwa ni cyiza. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ikintu kirebana no kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari abantu batangaye, ariko abantu benshi baratangara. Hari umwana umwe yabajije se ati papa ko numva rwose ibintu umubiri utangiye kumbaza ibintu utajya gumbaza nari umukobwa mba bimeze gutya na gutya atubwo nuko urya urusenda rwinshi urusenda arugabanyije n'undi umuriro urakomeza uraka. None rero Placide nk'umuntu uvuga ubutumwa mu rubyiruko, buriya umujene, umukobwa cyangwa se umuhungu uvise agize ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, uwo muntu aba yatewe n'abadayimoni cyangwa ni ibintu bisanzwe kuri wowe, cyangwa uko ijambo ry'Imana icyo Imana ibivugaho? Urakoze cyane. Ngira ngo ikibazo rwose kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku rubyiruko yego ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibishitani, ntabwo ari icyaha, ntabwo umuntu aba atewe n'abadayimoni, birumvikana.
imana mu kurema umuntu dusomye mu gitabo cy'itangiriro mbere y'uko icyaha kiza. Ibi ntabwo turi kubivuga kubera ko icyaha cyaje mu isi wenda ngo turi kubivugira mu ntege nke z'imibiri yacu, ahubwo imana yabwiye umugabo n'umugore ba mbere yaremye Adamu na Eva ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Kugeza uyu munsi uburyo tuzi bwonyine bwo kororoka ubwo nuko nyine habaho imibonano mpuzabitsina, nuko umugabo ahura n'umugore, yego buri naturel buri gakondo. Ubwo rero imana rero uko yaturemye abantu, hari imyaka abantu bageramo bari kuva muri cya cyiciro cyo kuba abana, imyaka 12 nubwo bishobora gutangira mbere. Nyarwanda tubyita abangavu n'ingimbi. Yego, ni igihe nyine imibiri bitangiye kwitegura kugera muri cya cyiciro noneho cyo kororoka, aho umusore ashobora guhura n'inkumi bakaba umuryango, bakaba umugabo n'umugore, bakoroka kwa kundi imana yagennye ko abantu bagomba kororoka. Rero icyo gihe imibiri iyo igeze muri iyo myaka, hari imisemburo itangira kuza, umubiri utangira gusohora ituma umuntu agira bwa bushake. Rero ibyo bintu birasanzwe, niko imana yaremye imibiri y'abantu, ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ahubwo navuga ko kutabigira nicyo kibazo. Nk'uko kutabigira nicyo kibazo, avuga ko amatsiko umuntu utayafite afite ikibazo cyo mu mutwe. Kutagira ubwo bushake muri iyo myaka, haba hari ikibazo kindi cy'uburwayi mu mubiri, kubera kujya kwa muganga. Yego ubwo mbivuze, Bibiliya ntabwo ivuga ko ari icyaha, ahubwo turebye nyine uko nguko imana yaremye umuntu, ni igihe nyine umubiri uba ugezemo imisemburo bituma ashaka agira ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Aline, urumva ibintu bidatangaje? Biratangaje. Ntekereza ko biratangaje cyane. Byagutangaje. Urumva n'ababyeyi bamwe birabatangaza, bakuru baravuga bati ubwo watewe n'abadayimoni bashye, bagatangira kubatwika, babatwika ntibanashye, sibyo? Ahubwo bakaba babana benshi. Simvuga ko baba benshi, ahubwo ubushake bukarushaho kugira gute kuza. Aha Placide na Aline barakoze cyane. Placide atubwiye rwose ko ibyo bintu atari ibishitani, ko ari ibintu bisanzwe, kandi ko ni ibintu imana yagennye ariko bigomba kuba mu gihe cyabyo, kandi umugore n'umugabo ntibahura ubwo bushake butagize gute butabayeho. Ubwo rero rwose nibyo. None rero ubu mfite ikibazo cyakubaza, nanone wenda abantu bashobora kuba badasobanukiwe, cyane cyane urubyiruko, ni mu ntandukanyirize ubushake bw'imibonano mpuzabitsina n'irari ry'ubusambanyi. Ni bimwe cyangwa biratandukanye? Hari kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina no kugira irari ry'ubusambanyi, birahuye cyangwa biratandukanye? Biratandukanye, ngira ngo nyine wenda ni nuko twatangira tubivuga umuntu byatangaza ko ubwo bushake ari ikintu gisanzwe. Nuko turi mu isi yangiritse, yangijwe n'icyaha rimwe na rimwe, cyangwa se akenshi ibintu tubirebera muri bwa bunyabyaha, bigatuma ibintu bisanzwe tubifata nk'ibidasanzwe. Rimwe na rimwe ugasanga n'ibintu abantu batavugaho, ariko kubera ko nyine urumva Imana yagennye ko iyi mpano nziza yatanze y'imibonano mpuzabitsina igira aho ikorerwa. Impano hagati nyine y'umugabo n'umugore bashakanye. Rero ubwo bushake, kubera ko turi abantu nyine bangiritse kubera icyaha, niho bushobora kuvukamo icyo twita irari ry'ubusambanyi. Ni ukuvuga aho umuntu ashaka bwa bushake igihe cyose buhari kubukoresha nyine imibonano mpuzabitsina hanze ya zambago Imana yashyizeho, kubukoresha n'uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose, akenshi kandi biba bigamije kwinezeza utitaye kuri uwo wundi mugiye kubikorana. Ntekereza ko ariho hari iryo tandukaniro. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite irari ry'ubusambanyi ntabwo aba yitaye kuba ashaka gusambanya, aba ashaka inyungu ze gusa, aba ashaka guhaza irari rye, atitaye ku kibazo byatera uwo nguwo ashaka gusambanya. Nibyo urumva ashobora no gushaka kunezeza uwo nguwo, ariko niyo mpamvu ikindi kiri kwiyongeraho ni uko igihe byakorewe hanze y'inzira Imana yashyizeho,
y'umugambi Imana yashyizeho mu gutuma abantu nyine bagira ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe nyine iyo ushaka kubikorera hanze y'aho ngaho, hanze y'uburyo Imana yateganyije, yego, biba byarenze bwa bushake gusa, ahubwo hakazamo nyine nuko kwangirika gutuma abantu bigomeka ku Mana, bityo wumva cya kintu Imana yaguhaye kubera impamvu runaka urashaka kugikoresha we kubera izindi mpamvu zitandukanye n'iz'Imana yagitangiye. Ni byiza cyane. Ubwo ndibwira ko mujene rubyiruko watangiye kumenya ibi bintu no kubisobanukirwa. Ari n'ikibazo ngiye kubaza n'uwe ndi bukibaze. Hari twabonye ko kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina atari ikibazo, ko ahubwo bishobora kuba ikibazo iyo bihindutse irari ry'ubusambanyi. Ni ukuvuga, niba nabyumvise neza, umuntu ugize ubushake si cyo kibazo, ahubwo iyo adashyizeho uburyo bwo kugenzura cyangwa se gukontorora ubwo bushake, bushobora guhinduka ikibazo. Nibyo ubwo bushobora kuvamo irari ry'iki. Ese ubundi umuntu urangwa n'irari ry'ubusambanyi, ni ibiki bimuranga, cyangwa se muri we n'ibihe bitekerezo biba birimo? Sinzi niba ikibazo cyumvikana. Kirumvikana? Kirumvikana. Yego. Ngewe uko nabivugaho kuri icyo kibazo bajije, hari igihe usanga wenda nkatwe nk'abantu tugira izo desires nyine, kandi ntacyabihindura, keretse nyine ugiye ukareba ikintu kibitera. Ikindi ni ukureba nyine nimba muri izo mbuto z'Imana Imana itubwira harimo self control. Ubwo nyine iyo ufite self control nabyo bigufasha kukirinda, ugakomeza kubaho uko Imana ibishaka. Nibyo ni ukuvuga ngo utubwiye uburyo umuntu ashobora kwirinda gutwarwa n'ibyo bintu, sibyo? Gutwarwa n'ibyo bintu harimo nyine kumenya Imana, ariko no kubanza kumenya impamvu ibyo bintu biza, ese biva hehe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Placide, umuntu n'iki gishobora kubwira umuntu mu mutima we ko ibyo arimo byarenze ubushake, ahubwo bigeze noneho gutwarwa n'irari? Uwo muntu ni nk'ibintu, ni nk'uburyo ashobora kwiyuba yiyumva. Icyo hari namaze kuvuga nyine kijyanye no kwigenzura ngo urebe aho ubwo bushake buri guturuka. Ntekereza ko nyine aho guhera avuze ikintu gikomeye cyitwa kwirinda nk'imbuto y'umwuka. Ubwo birumvikana birajyana no kumenya Imana, kwizera Yesu, kwakira umwuka wera. Ariko nge ndi kubanza kureba, gutekereza, umuntu akibwiza ukuri akavuga ati si ubushake mfite, wenda hari ibyo numva, ibyiyumviro mfite mu mubiri, ariko uko nyine gutekereza kure koko biri guturuka hehe. Bishobora kuba biri guturuka wenda ku bantu tubana bagendera muri izo ngeso z'ubusambanyi, nkumva nanjye ndashaka kugira nyine gukora nk'ibyo ngibyo bakora. Ubwo ngarutse kuri kimwe cy'amatsiko. Bishobora guturuka ku biganiro bibi numva, cyangwa filime narebye, ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri nakwigenzura ngasanga nta birenze gusa icyo umubiri ushaka, ahubwo hari ibindi bintu bitandukanye biri kwenyegeza wa muriro, bigatuma bwa bushake butakira ubushake gusa, ahubwo byabaye irari ryo gukora bya bintu bitandukanye. Nyine n'icyo Imana yabigeneye. Ariko ikindi cya kabiri kijyana n'ibyo, buri gihe ni ukureba nk'ubu ngubu nimba ndi umugabo mfite umugore agira ubwo bushake, urumva ntawe nkwiriye gutekereza undi muntu utari umugore wanjye. Ubwo ndavuga ku rubyiruko rero, umuntu utarashaka, ubwo bushake iyo buje nabwo ariho hantu ho kwitondera. Bibiliya ntivuga, Pawulo yabwiye Abakorinto ati nimba hari n'umuntu ugira irari, igisubizo ni mufate mushingirwane, kuko naho ngaho Imana yagennye ko ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina bigomba kubera. Rero ubwo uburyo bwo kwigenzura bworoshye ni uko niba ufite ubushake, ni umubiri nyine urabigusaba. Nimba hari umuntu runaka ubifitiye ukaba utiteguye kubana nawe, ubwo ariho ya self control, kwa kwirinda kuzira nyine ibyo bitekerezo rwose ugomba kubyikuramo, aho ugashaka ibindi uhugiramo. Ibyo bitekerezo akabyikuramo. Ese hari umuntu ushaka kubaza ati ese ubundi
irari ry'ubusambanyi ni ikihe kibi kirimo sese hari ikibazo byatera ni ibihe bibazo byatera sinzi niba ikibazo cyumvikana umuntu donc utwarwa n'irari ry'ubusambanyi ni ibihe byago bimutegereje cyane cyane nk'urubyiruko n'abandi bantu tutabirengagije bakuru ni izihe ngaruka ni ibihe bibazo biterwa no gutegekwa n'irari ry'ubusambanyi njyewe uko mbyumva like the consequences z'ibyo ngibyo nyine byatera ni uko for example wenda ufite desire nk'iy'uwundi muntu bishobora nk'umuhungu akifuza umukobwa cyangwa se umukobwa akifuza umuhungu nk'umuhungu nyine akifuza umukobwa cyangwa umukobwa akifuza umuhungu so consequence y'icyo kintu nyine yagutera wenda gukomeza nyine kugira that desire kandi biri hanze y'ubushake bw'Imana ikindi byagutera nyine kuba depressed nyine ushobora kuba depressed ushobora kuba ushobora guhura n'ibibazo nyine bigiye bitandukanye bishobora kukugiraho ingaruka spiritually, physically, mentally. Yeah. Okay, avuzemo akandi kantu dukwiye gutekerezaho ngo iryo rari rishobora gutuma umuntu agira depression n'agahinda kagize gute gakabije sibyo akababara sibyo Placide hari icyo ushaka kongeraho ku ngaruka zo gutwarwa n'irari ngira ngo ni nyinshi ariko wenda uzikubiye mu kintu kimwe nuko ntabwo iryo rari rirangira gusa ntabwo rirangirira aho ngaho yego byanze bikunze hari ibikorwa rikujyanamo rimwe na rimwe nyine icyo nimba irari ry'ubusambanyi birangira nyine bikujyanye muri izo nzira ngo ryarari riratwita sibyo yego ryamara gutwita rikabyara icyaha rikabyara icyaha aricyo cy'ubusambanyi yego gusa kiri mu buryo bwinshi nk'uko tubizi uyu munsi wera turi kuvugana n'urubyiruko hari gukora nyine icyo gikorwa cyo guhuza ibitsina hari ibyo kwikinisha aho bitasaba guhura n'undi muntu nyine ufite uburyo byirangiriza nawe tugiye kubisobanura ubu ariko ubifashe muri ubwo buryo bwose buri gikorwa muri ibyo ukareba gifite ingaruka zacyo zitandukanye bavuga ko nyine iki gikorwa cyo guhuza ibitsina ku bantu aho bitandukaniye n'inyamaswa ntabwo ari igikorwa cy'umubiri gusa ahubwo ni igikorwa nyine cy'umuntu wese amarangamutima umwuka we byose biba birimo ku buryo ntabwo bigira ingaruka kuri wowe n'uwo nguwo mubikoranye bimugeraho ariko n'ingaruka zishobora kugera ku bandi ubwo turavuga indwara zishobora kuvamo abana bashobora kuza wenda batari biteguwe ariko ibyo nubwo abantu bashobora kubyirinda ntekereza ko hari amarangamutima nyine akomereka rimwe na rimwe bishobora no kugera kuri kimwe ari yavuze cy'agahinda gakabije ariko nyine tuvuge byo kwikinisha nabyo bikagira ingaruka bizana abantu nyine bibagirwa ibintu bitandukanye nyine biri fiziko ariko turebye n'icyo ngicyo cy'umwuka umva nk'umuntu wizera Imana icyo ngicyo ari icyaha akaba yagikoze hari uburyo umutima ukomeza kumucira urubanza harimo ibintu byinshi birimo ku buryo wavuga ngo ntabwo ari igikorwa umuntu akora ngo birangire ahubwo kimusigira ingaruka ntabwo birangira rirari gusa ntibirangirira mu mutima ahubwo birangirira cyangwa se ntibirangira mu bitekerezo birangira byagiye mu bikorwa sibyo tuzagira umwanya muri make irari ry'ubusambanyi riganisha ku busambanyi umuntu utwawe naryo utegetswe naryo birangira agiye mu busambanyi sibyo uburyo yabikoramo byose yakwikinisha usibye ko tuzagira n'umwanya wo kuganira ku ngaruka za buri kintu ingaruka z'imibonano mpuzabitsina ikozwe hanze y'ubushake bw'Imana ni iyihe ingaruka z'ibyo byose abantu bakora ari ubwo butinganyi ari ubwo kwikinisha n'ibindi tutagira umwanya wo kubiganiraho twagira ngo turebe ngo irari cyangwa se si irari ahubwo ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina si ikibazo sibyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu Imana yashyizeho kugira ngo uzabikoreshe mu gihe gikwiriye aribyo birimo kororoka kw'abantu ariko noneho iyo ubwo bushake butagenzuwe neza buvamo irari ariryo bita irari ry'ubusambanyi
ari ryo rigaragara nk'ikibazo kubera ko riganisha ahantu habi, sibyo? Ubu rero ndagira ngo munamenyesha n'abaduteza amatwi cyangwa se abadukurikiye ko hari igitabo cyitwa Menya wirinde ibikoko 3 bihiga urubyiruko, uwagikenera kivugamo ibyo bintu bitandukanye, ibyo bikoko ntibihe. Ubwo rero uwagikenera ya tubaza twakimugezaho, hanyuma akarushaho gusobanukirwa ibyo ngibyo. Tugeranye ngo tugana ku musozo, tumaze kubona ko ubushake bw'imibonano mpuzabitsina atari cyo kibazo, ahubwo umuntu akwiriye kugira cyangwa se kubugenzura kugira ngo bitavamo irari ry'iki ry'ubusambanyi rikaba ryamuganisha mu busambanyi. None ndagira ngo mbaze Aline nk'umuntu w'umujene dufite aha ngaha, nk'umujene ushaka kuvuga ati ni gute nakwirinda kuba imbata, sibyo, y'ubushake cyangwa se y'irari ry'ubusambanyi? Niki nakora kugira ngo ne kuba imbata yabyo, ejo bitazanjyana mu cyaha cyangwa se mu cyaha cy'ubusambanyi gishobora kubyara izindi ngaruka, arizo Placide yatubwiye z'umubiri ndetse n'izo mu buryo bw'umwuka. Niki umujene yakora kugira ngo yirinde? Ikintu nyine umujene yakora ngewe ko mbyumva, ikintu kimfasha ngewe personally ni ukumenya kuba nzi Kristo. Ikintu gikomeye cyane, kandi ndashishikariza urubyiruko ruri hanze. Kuba uzi Kristo bigufasha ni gute? Bigufasha kurwanya irari ryo? Ikintu kimfasha nyine ni kuba nzi, kuba bearing the fruit of the spirit. Wera imbuto z'umwuka wera. Kwera imbuto z'umwuka, kuba ufite like self control nayo igufasha kuba controlled over those things. And ikindi bimfasha ni gusobanukirwa ikibi n'ikiza, gufata decision yo kumenya the difference between ikibi n'ikiza. Ikindi bimfasha ni gusobanukirwa uwo uriwe muri Kristo. Muri Kristo. Iyo usobanukiwe uwo uriwe muri Kristo, nabyo bigufasha kureka ibyo bintu byose bituma ugira izo desire zose nk'umukristo. So nicyo nashishikariza urubyiruko hanze hariya rutazi Imana, mumenye Imana. Iyo muzi Imana ibafasha gufata decisions z'ukuri. Urakoze cyane kumenya Imana, sibyo? Harimo no kugira self control nk'uko wabivuze, ari byo kwita kwirinda, sibyo? Placide, hari icyo umwunganiraho cyangwa se wongeraho mujene uvuga uti ndumva umubiri wanjye umeze gutya na gutya, ariko ndasaba inama y'icyo nakora kugira ngo ne kuba imbata y'irari ry'ubusambanyi, ne kuba imbata yayo? Uretse gushimangira icyo nkongeraho ikindi, bivuze ngo iri rari ry'ubusambanyi rituruka mu kwangirika k'umuntu, kuko bushake bukora imibonano mpuzabitsina bwari nyine busanzwe ku bantu kuko Imana yaturemye, ariko kubera umuntu yangijwe n'icyaha bihindukira ari kandi bikamujyana koko aho muri izo nzira nyine rikabyara ibyaha bibyara urupfu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero igisubizo ni icyo, nuko kwakira Kristo nk'uko yabivuze, kwiyunga n'Imana, ubundi Imana ikaduha umwuka wera wo kudushoboza kwirinda aho ryarari bishobora kuza rwose nkaritsinda kubera umwuka wera. Ikindi cya kabiri bijyanye n'ibyo bisa nk'ibyo twakomojeho mbere, wenda mu buryo bufatika muri uko kwirinda nyine harimo rimwe na rimwe ibiganiro twumva tugerana n'abandi, amafilime tureba, indirimbo twumva zirimo ryuzuyemo iryo rari ku buryo birangira bihindutse ibitekerezo byacu. Aho ngaho wenda dushaka kuzabigarukaho nk'uko wabivuze, ariko kwirinda ibintu byose bigaburira ryarari bigatuma rikomeza kuba rinini muri nge, ubwo birajyana na ya mbuto y'umwuka yo kwirinda, ariko ibaho kubera ko umuntu yahaye ubuzima bwa Kristo, ubundi agahabwa umwuka wera nk'umufasha umushoboza mu kurwanya bya bindi byose birwanya ubushake bw'Imana. Reka turarikire abakunzi bacu ikiganiro kizakurikiraho, tuzavuga mu magambo arambuye ese ingaruka z'ubusambanyi, uburyo umuntu yabwirinda, cyane cyane bishingiye ku kontrola ry'ubusambanyi cyangwa se buriya bushake, sibyo? Nshuti rero, rubyiruko, bavandimwe cyangwa abana banjye, kubera ko imyaka yanjye binyemerera kubita abana banjye, kuba ufite ubushake
bwo gukora imibonano mpuzabitsina si cyo kibazo, ahubwo ushima Imana kubera ko uri muzima ariko umenye ngo ugomba gushyiramo icyo bita akariro gake na feri, ukirinda gutwarwa nabyo. Tuzabigarukaho mu gihe ikiganiro gitaha. Imana ibahe umugisha kuba mwadukurikiye, turabakunda, turabifuriza ibyiza. Imana ibahe umugisha, mugira ubuzima bwiza, muba umusemburo uzana impinduka aho mutuye. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.